Umwana. Karame. Abana. Karame. Mama bamwita nde? Father. Mother. Papa bamwita nde? Father. Mama bamwita nde? Mother. Abana. Karame. Mama yitwa nde? Ani tarike. Arimu wacu aradukunda nadukubita tuzamugurira akamodoka ko kumujyana i Kigali kujya kureba uwo mujyi mwaka wa mbere tuzashima mwarimu wacu ko yadukuye mu buzizi. Aba bana twataramanye nabo mu irerero Keza riherereye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Base, akagari ka Rwamahwa, mu mudugudu wa Cyondo, akaba ari umusaruro aturutse mu kwihuza kw'ababyeyi batuye muri uwo mudugudu bakishakamo ibisubizo ndetse n'inkingi ikingira ireme ry'uburezi. Ubwo umunyamakuru wa Umurage yasuraga aba bana yasanze umurezi wabo ari kubaha amasomo atandukanye ndetse ubona ko abana bamaze gusobanuka. Gusa icyaje kudutangaza nuko uwo murezi yatubwiye ko hatarashyira no kwezi batangiye iyi gahunda. Bice bitatu. Ngaho tangira ubyerekane. Umutwe. Yego. Igihimba. Kora hano. Igihimba. Yego. Amaguru. Yego. N'amaboko. Uri umuntu w'umugabo. Amashi. Ngona nawe utubwira bangoka nawe uri umuntu w'umugabo. Umubiri wanjye ugizwe n'ibice bingahe? Umubiri wanjye ugizwe n'ibice bitatu. Yego. Umutwe. Yego. Igihimba. Yego. Amaguru n'amaboko. Uri umuntu w'umugabo nawe sibyo? Umubiri wawe ugizwe n'ibice bingahe? Umubiri wanjye ugizwe n'ibice bitatu. Umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Uri umugabo. Hanyuma rero tubasanze hano mu irerero Keza, ndashaka kugira ngo tubwire amateka y'iri rerero, wenda urebye no muri kamera, tubwire ubundi iri rerero ryatangiye ryari? Iri rerero Keza ryatangiye ku itariki ya 17 z'ukwezi gushize. Muri make dusa nkaho twujuje ukwezi kumwe dutangiye. Hanyuma utubwiye ko mumaze ukwezi kumwe mutangiye, ese igitekerezo cyo gutangira iri rerero cyaje gite? Mu by'ukuri twarebye dufatanyije n'ababyeyi n'uyu mupapa na leta y'igihugu idahwema kwita ku bana batoya. Baravuga bati aho kugira ngo abana bajye birirwa bazerera mu nzira, nuko twabakushiza hamwe noneho bakagira ubumenyi mu mikurire, bityo bakazashaka kuba u Rwanda rw'ejo ruzima. Umufatanyabikorwa wishingiye guha abana inzu bazajya bigiramo ndetse no gutanga 3/5 by'umushahara wa mwarimu, Bwana Dushimiyimana Jean Marie Vianney yatunyuriyemo muri make urugamba barwanye kugira ngo irerero Keza rihinduke icyitegererezo. Twakomeje kugenda tuganira, nta kindi, uyu ni umusanzu wacu mu kugira ngo duteze imbere uburezi bw'umwana w'umunyarwanda. Hano rero turi kumwe n'umubyeyi agiye kubibwira, ari muri bamwe bazanye igitekerezo cyo kugira ngo bashinge irerero ryitwa Keza. Nawe turamufite, tumaze kuganira na mwarimu, agiye kutubwira uko igitekerezo cyaje ndetse agire indi nama agira ababyeyi bose b'abanyarwanda. Tuguhaye ikaze ku Murage Live TV. Murakoze. Nitwa Dushimiyimana Jean Marie Vianney, nkaba ndi umuturage wo mu mudugudu wa Cyondo, akagari ka Rwamahwa, umurenge wa Base, akarere ka Rulindo. Nk'uko abana babikubwiye, intara n'amajyaruguru, igihugu n'u Rwanda. Murakoze kumbaza ku bijyananye n'irerero Keza. Ngira ngo irerero mu Rwanda hose hari amarerero. Ni politike ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ni politike iri mu gihugu hose, ariko noneho buri mudugudu mu Rwanda aho ugeze hose uhasanga irerero. Ariko twebwe hano mu mudugudu wa Cyondo twifuje gushyiraho agashya. Ntabwo ndavuga agashya ka Nyirangarama, agashya ka Nyirangarama nako basoma bakanywa, ndavuga agashya kajyananye n'uburere n'uburezi
ku bana bacu. Ni muri ubwo rwego rero ngira ngo igitekerezo ni leta y'u Rwanda birumvikana yakizanye, biramanuka ko inzego zirutana kugera hano ku mudugudu. Ngira ngo muri uyu mudugudu harimo amarerero atandukanye. Iri rero mubona hano keza igizwe n'amasibo 3. Ayo masibo abana bacu baraza bagahurira hano. Nge uruhare rwanjye nk'umuturage nuko nishimiye igitekerezo cya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Uruhare rwanjye nagize ni ukuvuga ngo iyi nzu nayubatse, Nyagasani Imana yampaye amafaranga ndayubaka, ariko tutibagije umutekano leta y'u Rwanda idahwema kuduha. Niyo mpamvu nanjye ngomba gufasha leta, hanyuma hatanga iyi nzu kugira ngo abana baza kuhigira. Iyi nzu warayitanze? Nayihaye rero ibyo nagombaga kuhakorera narabyigomwe. Aho ndavuga ngo abana bacu bagomba kuza baraza hano bakigira igihe imvura yaguye, urabona ntago bakwigira hanze. Niyo mpamvu ababyeyi banatanze igitekerezo cyo kugira ngo iyi myenda mubona bambaye ibisa nk'iri rangi murabona hasi ni icyatsi, nyine hasi abana babonye ko ari icyatsi, hejuru n'umuhondo, hari icyo biba bisobanuye yuko nyine ari agashya, ari icyo twahinduye twebwe mu mudugudu wacu kurusha indi midugudu. Umwana niba amanuka hano cyangwa yambuka aya mazi nk'uko mwayabonye, amenye ngo imyenda nambaye irasa nk'irangi riri kuri iriya nzu aho turajya kwiga. Icyo nicyo bisobanuye, kandi bigasobanura n'iterambere no kureba kure. Ni muri ubwo rwego rero uruhare rwanjye mbivuze bwakwira bugacya, nk'uko mwarimu yabivuze. Ababyeyi bafite uko bikora ku mufuka bakagira icyo bamugenera buri kwezi. Na politike ya leta yifuje ko abana baza baterana 2 mu cyumweru. Uruhare rwanjye nongeyeho nuko nasanze bidahagije, njye nasanze buri munsi icyumweru tukacyerekana. Uyu mwarimu kubera ababyeyi bamuhaya amafaranga y'iminsi 2, nanjye nongeye iyo minsi 3 nkazanya ku mufuka wanjye, birumvikana n'umuryango wanjye tukareba wa mwarimu. Ariko aba bana aho kugira ngo baze bajyana n'ababyeyi bagiye guhinga, yamamba bapfunyika bagira gute, umwana ugasanga aranyagirwa, umwana ugasanga arahura n'ibibazo, niho haziramo kwa kugwingira, niho haziramo bwa bugwayi budakira, niho haziramo bya bibazo nk'ibyo byose. Ni muri ubwo rwego rero nanjye uruhare rwanjye nagize nuko uyu mwarimu namubwiye ko agomba kuza bigisha umunsi ku munsi, nk'uko leta ibigenza, kwiha kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, ku wa gatandatu ku cyumweru ikiruhuko, abana bakagaruka ku wa mbere. Nubwo kandi aba babyeyi ntako batagize kugira ngo bageze umudugudu wa Cyondo ku iterambere, ariko baracyafite imbogamizi z'uko batagira umuriro w'amashanyarazi, ndetse abana bakaba bigira hakurya y'amazi ariko bakaba batagira ikiraro. Imbogamizi turi guhura nazo ni nyinshi. Metrese yabisobanuye. Ubu turi kureba kuntu twavugana n'umurenge kugira ngo badufashe baduhe ibitabo. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri, nubwo natanze iyi nzu kugira ngo abana baze bigiramo, turacyafite imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'amashanyarazi. Dore amashanyarazi ngaya tunyuze hejuru, ariko turavuga buri munsi, twabuze umuyobozi wanavuga ngo turaje tuyabashye. Twaravuze ngo tuti dufite n'amafaranga yacu muduha amashanyarazi, ntabwo twabuze umuyobozi watwegera, amashanyarazi arahari. Kandi amapoto ngaya muri buze kuyabona arazengurutsa abaturage, ariko kubona umuriro byaratugoye. Ahubwo twari turagira ngo tubasabe mutuvuganire baduha amashanyarazi. Ntago turi kwaka y'ubuntu, tuzishyura mu rwego rwo kwigira. Perezida nk'uko abidusaba, tugomba guharanira kwigira, tuzishyura za cash power, ariko baduha amashanyarazi. Abana igisare mwayibonye muri buze kongera mwinjiremo baze bigira ahantu habona. Iyo ni imbogamizi ya mbere yihutirwa. Hari ibitabo, nta rumuri, nta mashanyarazi. Indi mbogamizi hari ni iki kiraro, ngira ngo naho muri buze kuhabona, nzi ko mwahanyuze mutaragurika. Ababyeyi abana iyo batashe usanga ababyeyi bari kuza gucyura abana bakajambagira mu maso. Iterambere turi kujyamo rero nuko tugomba kugaruka tukitabaza bwa buyobozi. Aho tutishoboye nabwo bukadufasha, aho twishoboye nko kwambika aba bana gutya, murabona ko bambaye gisirimu,
tukabikora natwe tukagenda dufashanya. Leta n'abaturage ariko leta nayo hari aho igomba kugira gute gutwunganira. Murakoze. Hanyuma si bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi hari umuyobozi mwawe mwarabibwiye? Guhera ku mudugudu ukazamuka ku kagari ukagera ku murenge ukagera no ku karere twarabisabye bakatubwira ko ikibazo bagiye kukijyamo, tugategereza ukwezi tukongera inama yaba inteko yaterana tukongera tukavuga tuti nyaboneka tugatabaza. Ubu ngubu turagira ngo nk'umunyamakuru none ushyiraho akawe tubinyuze mu itangazamakuru ashobora kukumva kurusha twebwe abaturage. Ubwabyo imyumvire abaturage turayifite kandi dufite ishyaka kugira ngo tubone umuriro. Hagati aho natwe twibajije ikibitera rege, ubwo rege niyo ndatunga agatoki byaraducanze. Amambere amapoto akihagira abaturage bagicana nka 5 bahaye amashanyarazi, baduhaye gahunda y'ukwezi ko natwe baraba baduhaye. Ubu imyaka 2 irashize, twibaza niba tuzajya kwa perezida wa Repubulika tugasanga nabyo yaba ari igisebo kuri rege ya Rulimbi. Niyo mpamvu turasaba mwebwe abanyamakuru mugende mutuvuganire tubone amashanyarazi. Ubundi leta yaratwigishije twarafashe. Hari akandi nibagiye kukubwira, uyu mudugudu ubona ni umudugudu w'umurenge wa Basakare Karundi mu majyaruguru. Hano hahoze indiri y'abacengezi usubiye za Burera ukagenda ugasubira ku mupaka. Ariko abaturage bafashe iya mbere yo kuvuga ngo tugiye birukana basubira iyo bavuye kuduhinga. Iyo ugeze mu murenge wa Basa, uyu mudugudu niwo usanga ufite icyitegererezo ku bijyananye n'urutoki, ku bijyananye n'ubuhinzi. Uyu mudugudu niwo usanga bahinze ibigori, bahinga ibishyimbo, usanga ari ya gahunda bagendera kuri politike ya leta ijyananye n'ubuhinzi n'ubworozi, ukabona birasobanutse. N'ubu tuvugana mu kanya n'uvaha ugiye kureba agoronome ku murenge cyangwa executive arabigusobanurira, urasanga uyu mudugudu uri mu midugudu y'icyitegererezo muri uyu murenge. Niyo mpamvu natwe dusaba ngo rege nidufashe duhe amashanyarazi. Akarere hari umurenge, hari intara, hari igihugu muri rusange. Ntago twajya kubwira perezida ngo naza duhe ikiraro kandi akarere ariko kakagombye kutuvugira, ariko kubera twavuze bikatunanira ntibatwumve. Reka twisabire nyakubahwa perezida wa Repubulika aza duhe ikiraro abana bige, ibindi ubundi bushobozi byose birashoboka. Kandi gashya nayo nibagiye kukubwira saka Nyirangarama, ndavuga gashya k'uyu mudugudu. Uyu mudugudu kugira ngo ayo mashanyarazi ageremo byaturutse mu bwitange abaturage bagira. Uyu mudugudu mu murenge wa Basa wabaye wa mbere mu gutora perezida wa Repubulika, niwo wizinduye itora kare 3 wari warangije. Noneho visi meya ushinzwe ubukungu mu karere aza muri uyu mudugudu ati baturage turangije kubona ko mufite ubushake n'ubushobozi bwo kugira ngo mwitabire gahunda za leta. Perezida wa Repubulika yabemereye amashanyarazi. Twakomye amashi, umwaka urashize, imyaka 2 irashize, twicaye kuri icyo kigo cy'amashuri hiryaho. None rero ndagira ngo gose nubona umwanya wo kumbariza vice mayor Prosper uri ushinzwe ubukungu, umwungu ngo ijya jambo babwiye abaturage ntago imihigo muri kuyihugura neza. Aime Jeanne Françoise Uwizeyimana ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari ka Rwamahwa yavuze ko umudugudu wa Cyondo utazi imbere gusa muri gahunda y'uburezi, ahubwo ari uwa mbere mu murenge wa Base mu kubahiriza n'izindi gahunda zose za leta. Nge mpamya ntashidikanya ko uyu mudugudu usibye no kuba ari mu iterambere, mu buhinzi no mu zindi gahunda za leta, ni umudugudu uza ku mwanya wa mbere mu murenge wa Base mu kagari ka Rwamahwa. Niwe mudugudu wa mbere haba muri mituweli, haba mu buhinzi, mu bworozi. Ni umudugudu ugendana na gahunda za leta zose ko bazisabwa. Nyuma y'aba abaturage babwiye umunyamakuru wa Murage ko bemerera amashanyarazi mu matora, ariko imyaka ikabishize ari myinshi badahawe aya mashanyarazi nk'uko bayasezeranyijwe na vice mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rulindo, twamushatse kuri telefone kugira ngo tubwire aho gahunda yo guhereza uyu mudugudu amashanyarazi igeze, ariko ntitwabasha kumubona. Gusa turabasezeranya ko mu nkuru ikurikiye tugomba kuzaba twaravuganye nabo kugira ngo tureke icyo ateganyiriza uyu mudugudu. Protemba Rushimana, Umurage Live TV.